kurinda igihugu bibisaba rimwe na rimwe kumena amaraso none uri kumbwa ko karite yawe ari kutabishobora kuramo inzara kamukanda neza bakayameneramo nibyo uri kuvuga cyangwa uri kutubwira ubundi ikibazo ni kimwe bajya ku muhanda bakirwa bica abaturage ngo ni ukuri ngo niyo mbonye bari kwica inkoko ngo ndabangamirwa ngo kureba amaraso bikambangamira ngo ngese nakica umuntu muvandi nazagucunga shaka inkoni nkayigukubita ribu tukarwana nazakunoba oye ndende muri mutabaza nyine ushuka bango ngewe ngo karite yanjye uko ntakica umuntu wagiye mu gipadiri no wagiye mu gipadiri ko we ntunashoboye kujya ku burinzi bwa RDF you can't kill somebody even to protect the country. So you are disqualified. Yes. None se uri kubyita karite. Yo muri Afrika uvuze ngo impamvu ngo tugomba kurwanya bakana ka they are killing people mitavuga naho ubwo abo ngabo barashoboyesha. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya byo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Yes, reka ngusuze kandi mwifuriza ibihe byiza ukurikirana ibiganiro bya Eminyawe Empire. Nizere ko meze neza cyane. Guhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Inizere ko muri hirya no hino Imana ikomeje kubarinda kandi ikomeje kubitaho cyane. Ni Rama Tour iraza kugufasha kuba wajya muri Canada. Ibyo byose muraza kubona muri publicité rwose cyane. Nizere ko rumeze neza cyane abari hirya no hino mu gihugu abari ikuri rwose kuri Eminyawe Empire mwakanze subscribe. Ndagira ngo iki kiganiro ngiye gukorana na Apotre Mutabazi ni ikiganiro uri buze gutega amatwi, ni ikiganiro kiri buze kuba kirimo ibintu byinshi cyane, ariko by'umwihariko ni ngo umunyamakuru wanjye cyangwa se Karimu ngo arafite gahunda yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ngo zahinduye imirishyo. Mutaba ngo haye ikaze kandi n'umwaka mushya muhire wana. Murakoze ko mikaze kandi nanjye ndi kwikorera akantu ka media tuwa kubera igitabo nanditse. Ubwo ndabanza nyibabwireho nk'iminota nk'ingahe ubundi nawe uprofitireho. Igitabo kivuga iki se kandi none ako we n'ibitabo nanditse. Ndi umwanditsi namwe muri aba ngaba nyine mukora ibi ngibi. Ngo rero ariko nyine hari igihe umuntu ashaka uburyo inyungu za twembi tuzihuriza mu kintu kimwe bikagira icyo bibyara. Ibintu bikagenda neza. Igitabo ni iki ngiki. How to pray for $1 million. Ni igitabo cyitwa How to Pray for $1 Million. Of course nakoresha amazina y'ubwanditsi Zebediah Denuga. Of course ndashaka kugira ngo ndebe ko nacuzaho kopi miliyoni. Iminota mikeya ngiye kwemeza kukigura cyangwa se kwemeza ko ibirimo bishobora kuba biri worth it, then tujye mu bibazo byanuza bya Eminyawe Empire. Yego. Byari bigoye kugira ngo nemerere Imana kwandika iki gitabo cyane ko nukwenda tuba tunamenyeye ko umuntu agusimbukana uko abishatse nuko byamujemo, ariko nyine hari tayi tujya kwandika ukumva ko abantu benshi bazabitindaho bakabigira intambara, ariko nishaka ko abantu muri media baramenye ariko hari ikintu batamenye. Iyo bigeze ku masengesho sinisukirwa, kuko hari ukuntu umuntu amenya umuntu wakishyiramo ko burya basenga ari babandi burya, ariko sinako bikoze burya. Sinako bikoze kuko bimwe mu bintu Imana yambwiye ntajya nibagirwa. Imana ivugana natwe kenshi kanavuga natwe ibintu byinshi, ariko hari ikintu gikunda kumbwira buriya maze kukibwirwa n'abakozi b'Imana benshi, ariko nanjye gikimbwira ndi mu bantu Imana ikunda ku rwego udashobora no gupima. Abantu bavuga ngo dukunda bose nanjye kari kurasubiza.
ariko Yesu yari afite umwigishwa yakundaga cyane, bifata muri iyo context. Iyo icyo kintu ubundi ukimenye, bene uwo muntu ntabwo wamukiniraho, kuko ni umuntu ashobora no kuba amaze amezi 6 adakora isengesho ry'iminota 5 ukamuroga bikanga, kandi abandi bantu benshi baramuroga bikamushwekurana, akazamuka imisozi n'iyindi akayimanuka kugira ngo akunde abyikize. Kabiri, ni umuntu ushobora kugambanira, cyangwa se ni umuntu ushobora kurwanya ubona ngo yanakoze ikosa ko batireka murwanya mbere yuko umushobora, ukaba uri mageragere cyangwa ngo uri rusororo kandi wategeza n'abisengera. Ariko nanone kuko iyo bibwiye umuntu aravuga ngo sibyo, I dare you try me, hari ikibazo, cyangwa se ninde wabigerageje ngo bimuhire. None nabakurwanyije kandi bikabahi? Ntawe ndabona abandwanyije. Nanavuze ko 2 bajya rusororo, hamaze kujyayo umwe. Nanavuze yuko 2 bajya mageragere, bose bariyo, nako umwe yavuyeyo undi ariyo ntararangiza igihe cye. Nanavuze ko abandi undi umwe agomba kujya Faisal, namutegereje kajyayo. Uretse gato, mu baguhemukiye wari uri mageragere wavuyeyo. Nabivugiye kuri kamera, amazina ndayatanga, ntago nyasubiramo kuko nayatangiye bya muri press conference, ntago byari kumwe, ntago nari nihishe. Uyu munsi uriyo no umuntu wese wanyatatse ku bintu bya Kinyinya akabazi katansabye imbabazi, bizamugwa nabi kandi rwose ntago byarenze imyaka 7. Ubwo imyaka 7 no kuva 2022 kugera 2027 bazapfa cyangwa se abandi bavunagurike. Icya kabiri, Imana yambwiye ntajya nibagirwa cyangwa se nkunda gwa gaciro, nuko yambwiye ati mu bantu bazamura isengesho bigakoreka urimo. Buri wese agira ubuntu Imana imuha, ariko ubwo buntu bundiho. So nimba hari ikintu wenda ntago ndi bubwira abantu ngo mwese musengere miliyoni y'idolari, urugero se miliyoni y'idolari ushobora kuba nta niyo ukeneye, ariko gukora titre nk'iyi ni nkukubwira ngo nta muware w'amafaranga utemerewe gusengera. Kabiri, iyi title imeze nka iriho agascam, kuko igitabo ubwacyo cyanditse muri principe ziri biblical ugomba gushyira mu bikorwa. Ariko title kuko nzi ko abantu bakunda ibintu bimeze nkaho byihubuye, ndavuga ngo how to pray for $1 million. Iyo nza kuba nkaho njyanishije message exactly, navuga ngo how to make $1 million, not how to pray for it. Ariko nanone gusenga bigira umumaro. Ikintu cyambere amakosa abantu benshi bakora, donc kuvuga ngo usengere, tuvuge wenda ko ushaka miliyoni 10, kanyuremo vuba, wenda shaka miliyoni 30, tuvuge ko ndashaka miliyoni 100, ntago icyo ari cyo cyose cy'amafaranga. Ushobora no gushaka arenze miliyoni 1, ko ari umuntu wabwa miliyoni 1 kwese ndayikoze iki kubera urwego ariho. So iyo umuntu asengera amafaranga uko yabangana kose, abantu akunda gukora amakosa 3 cyangwa 4, ariyo navuze ngo ni how to pray for $1 million and receive a positive answer, niyo introduction. Ni ibintu bitatu n'ikitonderwa. Nimbirangiza ubwo nanjye kugira ngo antunge iyi mikoro ye ngomba kumuha ibyo nawe ashaka byose bikagendera hamwe. Icyambere, first your prayer must clearly express an intention that the $1 million will improve the lives of 1 million people. Iyo ugiye muri Yakobo 4:3 haravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba, si cyo cyuko musaba menshi, musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu. Nwango isengesho ryawe rigomba bango Mana nka miliyoni y'idolari kugira ngo mu Rwanda cyangwa i Kigali hari iki kibazo, ndashaka gukora project ikoze gutya yitwa gutya yo gukemura icyo kibazo. Iyo tugeze kuri Salomo yaravuze ngo mpa ubwenge, ubwo simbuza ubwenge miliyoni y'idolari, mu bwenge cyane ko n'izo miliyoni z'idolari yaje kuzihabwa, mu bwenge kugira ngo nshire abantu bawe imanza. Ugeze umva inyungu ya Salomo ntayo. Ntago Imana ishobora guha amafaranga ngo njye kureba Arsenal, ntago ishobora guha amafaranga ngo ujye kurya umwana nimba ujye unabarya simbizi. Imana iguha amafaranga kugira ngo uyinvestinge mu kintu gihindura ubuzima bw'abandi. Kabiri, ukaba uri kubivuga ari ukuri ku mutima utayibeshya kuko yireba mu mutima. Icyo ni ikintu cyambere abantu bakora mikosa, bashaka gusaba Imana amafaranga yo kurya, yo guspendinga, mu ijambo rimwe ryoroshye, yo guspendinga. Imana itanga amafaranga yo kuinvestinga, ntago itanga amafaranga yo guspendinga. Yego nayo irayatanga ariko ntago wageza kuri miliyoni y'idolari.
uzayisaba ibihumbi 30 Randy Road yagusoya Kabiri. ikintu cya kabiri bakoramo ikosa. Second, you need to present 7 years of records showing godly management of your previous thousands or even hundreds. Kuri ku isa miliyoni y'idolari ibihumbi 700 by'amanyarwanda wari utabikoresheje ute? Mu isengesho ryawe wimbwira ngo ndabizi ngo birahari. Mu isengesho ryawe ugomba gushyiramo igice cyo kuyisobanurira. Muri records z'imyaka ishize amafaranga yagiye gwa wagiye uyakoresha ute mu buryo buhindura ubuzima bw'abandi. Uri ukomveka Imana ko igwaye miliyoni y'idolari wahindura ubuzima bw'abantu miliyoni. Ariko ikibazo kwaciye imyaka 7 ufata ku mafaranga ni gute wayakoresheje kandi ubivugisha umunwa wawe. Manu uri kubampaye miliyoni 3 mu kwa 7 kwa 2013 nayikoreshe gutya. Manu uri kubampaye aya naya mu kwa 5 kwa 2022 nayakoreshe uko ngoko. Show a record of a godly budgeting of how you managed past thousands and hundreds before asking for millions. Icya gatatu kugira ngo na Emi ambaze ibyambaza kandi namwe iki gitabo kigura 5,000 yonyine kuri soft copy. Hard copy ni 10,000 n'amafaranga makeya. By the way, nabonye ibintu byose ngo byarahenze. Thirdly, your prayer should outline that you have a solid plan, leadership skills, and a team with production expertise to create an irresistible product needed by millions and empower thousands along the way. Reka mbishyire mu jambo ritoya, you need a plan. Kuko ariko kanyuma mwihangane nkababwireho. Imana iyo uyisenze uko uyisenze ukuje nikigutwara. Yanditse muri Samuel ngo kumunyembaraga yigaragaza nk'inyembaraga. Kabiri ngo kumunyambabazi ikigaragaza nk'inyembabazi. Abantu benshi basenga ntago basenga nk'abanyembaraga, basenga nk'abanyembabazi. Ngo kandi ku kigoryi ikigaragaza nk'igoramye. Sorry to say that abantu benshi basenga nk'ibigoryi. None Imana ikabiyereka nk'igoramye. Donc abantu iyo wumva bakubwira Imana igoramye kuko bayisengana ubugoryi. It's biblical. I'm quoting. Ngo kumunyembaraga igaragaza nk'inyembaraga, kumunyembabazi kigaragaza nk'inyembabazi, ku kigoryi kigaragaza nk'igoramye. Nanga abantu batunze kandi basenga Imana igoramye, ariko biraturuka ku bugoryi bwabo. Nuwango iyo usabye Imana ukayisengana emotions, igusubizanya emotions. Mana hindura ubuzima bwanjye, gira icyo ukora, ndababaye. Mwana wanjye nakumvisha kandi ndagukunda, nzakugirira neza bikarangiriraho. Ukabaho ubuzima bwawe kandi bagushyingura ukibabaye cyangwa se ukibayeho nabi. Ariko iyo usenganye vision, then you move from emotions and you ask God what? Urugero, senze Imana ndabwira Mana ndashaka miliyoni y'idolari. Kuko yibwiye what nayo gusubiza what. Mutabazi andika igitabo gihindura ubuzima bw'abantu. Ariko ikibazo ntikubwira cyandika kubiki? Ndo ntagira kubwira how. Ariko iyo usenganye Imana a plan, God respond you with a plan. Urugero, Mana nshaka miliyoni y'idolari kugira ngo nandike igitabo, nkore tour, mve mu Rwanda, nzenguruka ibihugu bya Afrika, nzava muri Afrika nje i Burayi, nzajya i Burayi nje muri Amerika. Nshaka publishing house iri ku rwego rumeze gutya na gutya, nzabikora uku, nzabikora. Reba record y'uburyo na manager nzayo wampaye, reba aho ngeze ibi bintu mbikora byo guhindura ubuzima bw'abantu biciye mu kwandika. Then because you give God a plan, God respond you with a plan. Ariko nanone hari kana ikora, ariko kantu kacanza abantu. Urabizi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo usabye wese arahabwa. Ariko abantu basengeye miliyoni z'idolari bazatubwira ko ntayo yabahaye. Yarabahaye ahubwo ntimuzi ko yabahaye. Iyo Imana igiye kubwira what, when God want to give you a vision, he give you a vision in the conscious mind. Icyo Bibiliya yita mind. Donc ibikubwira mu buryo buri audible. Ariko iyo Imana uyisabye plan to make $1 million, ntabwo ibicommunicatinga your mind, ibicommunicatinga your heart. What is a heart? Scientifically, it's a subconscious mind. Nuwanga Imana ifata ibintu ikabihisha mu mutima wawe.
ariyo mpamvu muri proverbe cyangwa se mu migani havuga ngo it is God's pleasure to conceal things and it is king's pleasure to discover them and invent them. Imana igiye kuguha plan yuko wakorera miliyoni y'idolari iyihisha muri subconscious mind yawe, bigusaba kuba ufite ubwenge rwose bwo kugira ngo usosororeyo cyangwa ishure iyo migambi yishwe muri wowe. Nabyita ngo umutima ni nka ministeri ya planification y'umuntu. Mu Rwanda twate ministeri igena ministeri ya planification barayifunga, ariko umuntu we ntago iyo ministeri ifunze, yitwa umutima. Umutima witwa iki scientifically? Subconscious mind. Aho no hari ibanga. Niyo mpamvu titre ya kabiri iki gitabo yitwa ngo The Art of Hearing the Unspoken Words. Muri iki gitabo rero bisobanura neza cyane cyane kuri icyo kintu cyo ndahatinda. Ni gute wumva plan Imana iguhaye kugira ngo ugere ku cyo wasengeye, cyane usaba amafaranga menshi nka miliyoni y'idolari. Ushobora no gusaba make kuri yo cyo kibazo, cyane ko amafaranga usaba udafitiye plan nta Imana iteganya kuguha rwose, nta niya izaguha. Ariko nimba ayo usaba uyafitiye plan, kabiri ukaba ufite proven record yuko ibyo bintu usanzwe ubikora on a small scale using the resources you have already, icyo gihe birakunda. Mpiniranga rero ndabona emesha kumbaza ashyugumwa kumbaza ibibazo bimugenza, nje ubwo media twayangiye kuri icyo igitabo kigura 5,000 kuri soft copy condition. Uranyandikira nkabanza nkacyohereza, cyamara kugeraho ukabona kohereza 5,000 by'amanyarwanda. Kabiri, ushobora kohereza 1,000 cy'amanyarwanda buri kwezi ukagenda utanga 1,000, amezi 6 ukayarangiza umaze gutanga 5,000. Utise ngifashe sinzakwishyura, nzasenga umuvumo kugiyeho, and I'm sure, I'm confident about that. Nimba hari ikintu Imana yamarambye ati nguhaye kwatura umuvumo n'umugisha. Kabiri, nimba hari ikintu natura kikagenda no stop cyitwa umuvumo, ntago ari ibintu nshakisha, kuko harabari mageragere, kandi ibyo nabyaturiye muri press conference. Urakoze. So rero icyo ntago ari kibazo. Noneho kuri hard copy ni 10,000 kikakusanga aho ukora cyangwa iwawe. Kabiri, uzishyure cyakugezeho. Bivuze ngo sinshaka kuzishyura ngo nyohereze nyuma, nshaka yuko uzampamagara uti ndayafite, ukandangira hakizana, cyamara kugera mu biganza byawe ukishyira 10 ryawe. Nshaka ibintu tubikora mu nyangamugayo no mu buryo budatuma hazamo ambuteyage, mu buryo butandukanye. Nimero ni 07 8 8 30 95 13. Cyanditse mu Cyongereza, ntacyo mfite cyo mu Gifaransa, ntacyo mfite cyo mu Kinyarwanda, ariko Icyongereza cyaturaturye. Nimba waragiye mu ishuri ukiga mu Cyongereza, waba arabyumvaga igice, ndabizi uzabisoma bikunde. Ni Icyongereza cyasa cya Paso, ni Sachi Sojazi. Ntago nashatse gushyira mu Cyongereza gikomeye, sindi umwarimu w'Icyongereza, nta n'ubu nshaka kuguhindura umunyamerika. Kabiri, ariko wambaza ku cyo utanditse mu Kinyarwanda, ndashaka gucuruza kopi miliyoni, kandi nawe uzabimfashamo. Kabiri, ntago abakiriya miliyoni mu Rwanda nenda kubabona, cyokoze ndi gutegetinga abakiriya hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 100 mu Rwanda, abandi nkabakura hanze y'u Rwanda. Rero ibyo ngibyo ntibitubipfe, kandi ibibazo byose wibaza uzabisangamo imbere. Urugero cyazo kibwe cyoroshye kutubwira gusengera miliyoni $, wowe urayisengeye yarayiguhaye, ikibazo igisubizo cyacu kiri muri buku. So reka twigendere. Warakoze cyane. Uri umuntu w'intiti w'injijuke, umuntu ashatse guhisha mu gitabo yaba ahishe ku mutumbure cyangwa se yaba ahishe ku muhanda, kuri bose babireba. Simbukiramo igitabo gisome, tanga 1,000, nugera hagati ukabona kwishyura bikugoye, umaze kwishyura amezi 2 niyo usabwa, dushobora kugusonera. Donc umuntu uzishyura 1,000 akavuga ngo nzishyura 1,000 akagira ubuzima bukakaye nyuma yo kukigura, amaze kwishyura amezi 2 tushobora kumusonera. Donc nimba nayo ndi kubigisha gukora ibintu udatumbereye ego yawe cyangwa se irari ryawe, igitabo kigamije guhindura ubuzima bwawe. Rero nimba kigamije guhindura ubuzima bwawe, nayo hashyira imbaraga ku mafaranga ngo utayampaye, oya rwose ibyo ntago birabaye mutaba. Igitabo baze bakigure, akanye nakarangije. Inkuru ya acicikanye ku mbuga nkoranyambaga iturutse muri White House, ndagira ngo ugiye kubisobanura mu buryo bwa politike, niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo tubiganireho. Donald Trump ku bihugu 70 yakuyeho visa, harimo u Rwanda, harimo Burusiya, harimo Egypt, harimo n'ibindi bihugu. Mutaba, bishatse bivuze iki? Reka duhere ku banyarwanda muri rusange kuko nitwe bireba, ngira ngo nawe wabibona. Yazikuyeho cyangwa yakuyeho
visa zihe hari abo akuraho abaninga visa 100%, hari n'abatazibaninga 100%. wabonye we yabaninze zihe nk'umusesenguzi? Oya banza ubimbwire wowe ubizanye. ni ukuvuga ngo inkuru ihari ni uko ngewe ibya viza simbisobanukiwe kuko sindajyayo cyangwa ngo ndebe ibyo ari byo wenda nzazibona, ariko izi viza yakuyeho izo arizo zose bishatse kuvuga iki kuba yashyizemo n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Tuzi yuko hariho Congo cyangwa se DRC, hariho Tanzania, ubundi bihugu byose bidukikije byari biri kuri iyo liste. Hariho ibihugu yabaninze partially cyangwa se igice, hari n'ibyo yabaninze 100%. Ariko nanone igihugu kibaningira kuko abona ko gishobora kohereza abantu bafite past irretraçable. Nk'urugero muri Kongo ushobora kwica umuntu bakagufunga, ugatanga $10,000 bakagufungura, bamara kugufungura ugahita ubona nk'ubone iki gitabo cyanyina cyanditseho Zebediah Denuga. Iryo zina neza utagiye mu rukiko ngo bahindura izina mu buryo buri traçable, ku buryo umuntu azavuga ngo Mutabazi Kabara Maurice yitwa Mutabazi Kabara Maurice, nyuma aza guhindura amazina yitwa Zebediah Denuga. No, ho ushobora gutugenda ati mu nyandikeho Ndimbati Joshua kandi witwaga Eminyawe n'urugero, bagahita passport isohoka kandi iri official, atavuga ngo bayiryogoye bayicupuye. Rero icyo gihe Donald Trump aravuga ati ni cyaje nsanga abantu bavuye muri mental illness institution, nkasanga abantu baturutse magereza, nkasanga buzuye muri Amerika, ejo kumva ngo bari gutera ibyuma abanyagihugu. So ni muri yo sense Trump yiyamamaje avuga yuko azakora mass deportation, yaramunaniye, ariko aravuga ati icyo nshoboye byibuza gufunga umupaka byo ngomba kubikora. Aherutse vuga ko ashaka gukora icyo bita rassemblement familial, donc kuba wagenda ufite visa ya tourisme muri Amerika, wagera ugatvuga ngo papa tuyaha mama tuyaha, so ntago ntaha, mugatangira gukora dossier ituma nawe ubona uburenganzira bwo gutura aho ngaho, kugira ngo badatandukanye imiryango. Kuko Amerika yakunda gushyira imbaraga muri human right, kavuga ati nanone umuntu afite uburenganzira bwo kubana n'umuryango we. None abahinde barazaga, umva hari abantu mbese hari amoko cyangwa ibihugu wasangaga kubwa Biden muri Amerika, urumva kubwa Biden muri Amerika yinjiye yo miliyoni hagati ya 15 na 20 mu myaka 4 yonyine. Icyo kintu kucyumva uburyo giteye ubwoba, imyaka 4 hakinjira illegal immigrants miliyoni 15 n'ibindi. So rero Amerika ni society iri kurwana n'ikintu cyo gutakaza identity yayo. Kuba rero babishyiriyeho u Rwanda nicyo kintu ntari gukurura neza, kuko u Rwanda kugeza uyu munsi dufite record yuko nge nashatse passport yanditseho Mutabazi Kabarira kuri immigration, barampamagara bati turashaka kumenya ubundi uruhe Kabarira, kuko turi kubona icyangombwa harimo Kabarira ifite R ndende kuri ri Kabarira ra ndende R, kandi turi kubona n'ibindi byangombwa ufitemo R ngufi ya zose, ubundi uruhe Kabarira. Ndagenda barambwira ati ko tukugira inama, reba R iri kuri diplome abari ushyira imbaraga, kuko icyangombwa ushobora kuzakenera ugeze hanze, uramutse wagiyeyo ugakenera kugikoresha, uzagishyira imbaraga cyane cyane icyo washakira akazi n'ibindi bisa nabyo. Ndavuga ni kuri diplome hariho R ngufi, no kwiranga muntu zino za vuba hariho R ngufi. Icyangwa gifite R ndende cyari yaranga muntu ya kera, ya indi nyine baramburaga gutya bandikagamo n'abana bagashyira amazina yabo. Bantu mukiri bato nta nubwo iziranga muntu mwazitunze. Gifite imyaka 40 muri NIDA banyanditseho ko navuze tariki ya 2 z'ukwa mbere, ubu muri database ya NIDA mfite imyaka 40 yuzuye, nujuje kubunane ejo bundi navuze 8 turi muri 2026. So mwani magambo rero ndabandikira ibaruwa ndandika ndavuga ngo mumpe passport ariko irimo R ngufi ya zose. Urumva ko Kongo yo ntago ibyo bakirwa bikubaza, ushobora no kuza witwa Mutabazi Kabara Maurice mumpe cyangwa cyanditseho Jibril Watara, umva ni maguye ntoya byabukeneye n'utudolari dukeye bagahita biguha. So ndero ndi kwibaza ku Rwanda why kubera iki badushireho ibyo ngibyo. Ntekereza ko Amerika yizerera muri cyangwa se administration ya Trump iri kwizerera muri aratita mwiki
theory ya complotiste ivuga ko hashobora kuba intambara y'akarere muri Afurika muri akarere k'ibiyaga bigari Great Lakes. Nako ati rero reka tubaninge ejo batazakeka cyangwa batazatanya gutekereza yuko hari gututumba akaga buri wese udufaranga afite akadukoresha za muri Amerika. Nubwo ndi gukekeranya ndi gutekereza ni iki cyabimutera kabira, ariko keretse avuze ngo kubera Washington Accord wenda bishyizemo yuko u Rwanda kuko navuga ngo Rwanda backed rebels M23 kubera ako kantu, nubwo ndi kugerera gushaka impamvu byo banashyira amasena ko bakashyiramo ndaro kuko ndi gushaka impamvu na Tanzania kajyamo. Za Tanzania zo naba fojarist kabisa, n'abaryogo bararyogora ibyo tubibaziho nta nubwo baba babeshyeye. Buri gihugu gifite impamvu yacyo, reka mvuga gutyo. Uribuka yuko Trump akimara kurasa muri Nigeria isibaninga visa ku banyamerika bose. Kwa Traoré baba bazibaninze kera, so muri iyo sense ya reciprocity, kandi burya muri diplomasi biremewe. Niyo mpamvu uribuka Vigitwari yashatse kuzana umwavoka muri Kenya yanze ko abavoka mu Rwanda baburanira mu nkiko za Kenya. Twe ni gute twakemera ko umwavoka w'umunyakenya aza kuburana mu nkiko zo mu Rwanda? Iyo ni reciprocity principle iremewe muri iremewe. U Rwanda uyu munsi rwemerewe gukuraho visa ku banyamerika bose nimba koko yakweza abanyarwanda. Sindabihagararaho ngo menye in which context, ariko ubwo ndi kugerageza gushaka impamvu, kuko nanone Trump nubwo akora ibintu ntakora ibintu atatanze impamvu. Yashatse gukuraho ibintu by'amaviza yitwa ayo nyine ya groupement familial biramunanira. Kubera iki? Kubera yuko ntago umuntu azaba ari umuzungu wo muri Amerika cyangwa se dore kuri iki ngiki. Trump nawe afite umugore udafite umwimukira, nimba arashatse nationality simbihagazeho, ariko umuntu mbihagazeho ni vice president we J.D. Vance. J.D. Vance afite umugore bita Usha Vance. Usha Vance ni umuhinde na n'uyu munsi ntarabona na citizenship, nako ntayo yashatse. Aracyafite nationality y'ubuhinde. Ariko ntago Trump yemerewe kumusora muri Amerika kubera ko afite umugabo ufite nationality y'abanyamerika witwa J.D. Vance, vice president. Ariko tuvuge ko J.D. Vance yaba ari umusoro uyu munsi. J.D. Vance yemerewe kuza karongora mushiki wawe uyu munsi akamuprocessingira ibyangombwa akamutwara. Icyo yagerageje kukibaninga mu buryo bw'amategeko biramunanira, kuko ntago Amerika ntago ari nka bya bihugu bya Afrika president cyatekereje igita cy'ibitegeko. Hariya muri Amerika president ashobora gutekereza ikintu kikanga, kubera ko abari attorney general, attorneys, abanyamategeko, haba hari aba senate, haba hari ibintu bitandukanye. Nese nk'urugero ntihamaze iminsi nimba ari ingahe itari mikeya budget, donc hari icyo bita government shutdown. Government shutdown ni ubango Trump yazanye budget abademokrate banga kwitora, kandi nubwo afite majorite mu nteko no muri Sena, ugomba kubona byibuza abantu b'ishyaka ritari ryawe batanu bemeza budget. Iyo babuze ubwo nyine haba icyo bita government shutdown. Kugira ngo rero bamwemerere, kugira ngo bamuhe budget, kugira ngo abo nabo basenateri batanu bo mu bademokrate byamusabe gukora icyo bita compromise, gukora negotiation nabo bakamubwira ati kugira ngo tubikwemerere uraza kongeramo ibi ibi wabikuye amafaranga bisubiza amafaranga, ibi wabikuye amafaranga bisubiza amafaranga, nutabyemera natwe ntago tugusinyira, ntago to voting positively for your budget. So rero ko abanyarwanda bakurirwaho amaviza, twakibaza ikibazo kivuga gutya: ubundi nimba atari abanyarwanda bajyaga ku mpamvu z'ubucuruzi, kuki ubundi abanyarwanda rimwe na rimwe bashaka gushyira imbaraga mu gucika u Rwanda rwabo? Umurundi aravuga ati imbonera kuri meze nabi, umunyekongo wirucura akavuga ati drone yandasaho ikompora. Umunyarwanda ubundi banavuze ngo ntago baguha visa, ubundi u Rwanda si nka Amerika, kiretse niba ari business bajya gukorayo.
ariko niba ese burambwira ko uyu munsi nk'umuntu witeguraga kujya muri Amerika, nimba impamvu ufite kujyana muri Amerika ifatika urajyayo, nubwo yabaninze nihaye amezi 2 cyangwa 3 najya muri Amerika. nyine Kino gitabo nanditse mvuze ngo ndashaka kugisohora nkoresheje print publishing house y'Inyamerika. nyine uyu munsi reka afite $100 byo kujya gukora icyo kintu, baguha visa y'ukwezi ukajyayo, ugiye gucuruza n'Abanyamerika. nyine ariko hari abavaga hano bavuga ngo ushatse kugura shenete nk'iyo 50 cent yambara wenda $3,000 ujyafite, ukavuga ngo ndashaka kujya kugura shenete muri Amerika, wajya kuri ambasade bavuga ngo ntago twemera kujya kugura shenete muri Amerika, bavuga ngo yigure online. ubu subu nta mukobwa wari waramaze kwipanga t-shirt wanjye ba muri Amerika. Amerika. Icyo nemera ni kimwe, wijya muri Amerika umeze nk'ucitse ubuzima bubi bwo muri Afrika. Ubwo icyambere ni ubukoroni bwo mu bwonko. Jyayo impamvu yawe ari impamvu yumvikana. Nimba ufite umugabo w'umunyamerika naze mukora umurenge, ugende mubane rwose, aze bakorere hano. ariko ibyo bintu byo kugenda umeze nk'ukwepa nicyo koze nubishaka ndakurangira ujye mu Budage. Mu Budage gusaba kwiringa ikidage, ugashaka famiye yaho uzajya ufurira ibyahi, ukagenda nyine ujya gukora akazi ko mu rugo. Iyo ofa ndumva mu Budage igihari, ariko Abanyafrika bagomba kwitoza kuguma muri Afrika, ugateza imbere Afrika. Wakubitikira muri Afrika ukihangana, muri Amerika hari abahakubita iki ugastrugglinga mpaka ubikoze. uburambwira yuko ugenda ukagenda ariko ari impamvu ifatika. Ukoreka no mu Rwanda hari Abanyamerika bahaje, barahari kandi bahaza batari gucika muri Amerika cyangwa se baje gushaka ibiki kundi byihubuye. Oya nagara gukunda ibyihubuye. Icya kabiri, hari abantu bango muri Amerika bari utuzi twinshi ngo twabuza abadukora. Nyine leta y'u Rwanda nduhungira azagenda anegosiye na Marco Rubio, bavuga bati dukeneye abakozi baze bashaka aba professionals babavane mu Rwanda, aricyo kibajyanye. Hari na agreement ihari y'uburyo binjiye muri Amerika. Nimugakunda ibintu biri irigo, nimugakunda ibintu biri irigo. I don't like that. Nyir rwose nta kintu Trump yakora ngo ntazajya muri Amerika, kuko acunze nabi nazaza muri Amerika ari umpamagaye anshaka ankeneye. So nituba abo Banyarwanda bari proud, bafite dignity, abango Trump ashobora gufunga imiryango yose. Urugero, umuntu wese ufite $1,000 no $1,000,000 yemererwa visa bita golden visa. Golden visa nuko ufite $1,000,000 ukabwira Trump uti ngewe rega kandi nawe makuru nari mfite nuko wari ugiye kujya muri Amerika. Trump ntacyo yakora ngo amuze kujya muri Amerika. None surajyayo gute kandi Amerika niye uriya muhungu wa Budage. Trump rega ababyeyi n'abadana afite igisekuru mu Budage. Wirakara nawe wari ugiye kujyayo. Icyo nkubwira ni nta kubabara. Najya ahantu hose kubera ikinjyanyeyo. Kandi Trump ntago afite uburenganzira bwo kumbuza kujya muri Amerika. Nimba nje gukora publication y'igitabo cyanjye nkoresheje publishing house y'Inyamerika, ntago yabimbuza. I'm coming for business, ntago yabimbuza. Kabiri, ntabwo yambuza ndongoranye n'Umunyamerika twemerewe guturaho dushaka. Dushatse twatura mu Rwanda nyuma yo kurongorana, dushatse twatura muri Amerika nyuma yo kurongorana, dushatse twatura muri Zambia nyuma yo kurongorana. Ntago ibyo afite ubwo bushobozi, yarabigerageje byaramunaniye. America does not belong to Trump. Ubwo babara uyu munsi nababare wari ufite sheri, ariko mubwira ati sheri ndaje. Ndi kukubwira yuko icyo Trump atakivanyeho, yarabigerageje biramunanira. Sindi kubikubwira wowe unyumva. Ubwo ibi yakoze kugira ngo wenda abantu basubiza agatima mu membero, niba abantu bajyaga muri Amerika ngo bagiye gusura. Ni igihugu cyubakiye kuri Bibiliya. Barahirira no kuri Bibiliya, uretse umuyobozi weretse gukora gashya witwa Zohran Mamdani ayarera kuri Korowani. Meya wa New York wavukiye mu Bugande, akarapa mu Bugande bikanga gufata, none akaba yarabaye meya wa New York, yarahiriye kuri Korowani. Ariko noneho Bibiliya iravuga ngo iki Imana yafatanyije ntihakagira ugira gute gitandukanye. Trump rero ntago byamushobokera ko nurongorana n'Umunyamerika, kiretse nabwira u Rwanda ngo ntimwemere gusezeranya Umunyamerika n'Umunyarwanda, azabikora.
urumva azabishobora ariko gukuraho green card gukuraho green card kuri ba bantu buri munsi bapurayingaga bashaka green card yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihombo ku banyafurika cyangwa ni igihombo ku banyamerika ni inyungu ku banyafurika no green card zari inyungu z'abanyamerika ntago zari inyungu z'abanyafurika uretse abanyafurika gusa batuzuye mu mutwe kujya muri Amerika si mu ijuru ni mu isi nk'andi hose ushobora gufatishiriza inoti Kigali cyangwa ukazifatishiriza Zambia cyangwa ukazifatisha muri Amerika ntago icyo kibazo narwo nkubuje kujyayo ariko kumva ko Amerika ari ijuru sorry you are wrong green card yari inyungu y'abanyamerika iyo bagiye bakora iki ntago bakora akazi ko muri Amerika none se amafaranga babahemba mu manyarwanda cyangwa na amadolari nkubwira nk'urugero abanyarwanda bo irahari aho ni sawa cyane ibintu birimo neza iyo ni green card ya Ohio what ariko iyo mitekerereze ntago nyemera green card ni inyungu z'umunyamerika buriya rero uri uyu muntu mu byubera umugomba nyine ndi kuvuga ikibazo afite urabona ukuntu abivuga ku maso anezerewe not proud of your country like American no yakore naga yazanye Kigali Mutama icyo nkubwira ni ikindi umuntu ukuye wakoraho bino bintu ngo kujya muri Amerika simvuze ngo ndabishyigikiye mu buryo ijana kurindi ariko hari ibintu ntakunda nanga uburyo abanyarwanda ku mubare munini iyo bamaze kuva mu Rwanda bamera nk'abantu aya ntago mbikunda reka mvuga abanyafrika muri rusange umuntu umera nk'uvuga ati ahwe singe wahera singe ubonye mbonye ubuzima icyakora umunyarwanda ujya guhaha ibyo akuyeyo akaza kubyubakisha u Rwanda uwo nguwo ndamushyigikiye nk'uyu nguyu unyeretse ikarita ya green card urabona ko yagarutse kuyarira muri iyi hoteli ariko nshaka kumenya investment afite mu Rwanda zihagaze gute diaspora y'abayahudi nzayahora nyishyigikiye diaspora y'abahinde nzahora nyishyigikiye iyo bahahiye mu mahanga baza kubaka ibihugu byabo 100% ariko aba bantu bava mu bihugu byabo bakagira umutima umeze nk'ushaka kubisiga umwanda aho ngaho batangira kugira ikibazo kwinvestinga mu bindi bihugu nese aba bantu birwa bateye kamera hanze bari kuvuga u Rwanda nabi n'ababareba babafana babo utekereza ko agiye akoreye n'amafaranga iyo hanze agiye kwinvestinga akora iki ajya Uganda ajya Mozambique ajya Zambia ntibaturusha umutekano ntibaturusha whatsoever ngo donc afite ibintu runaka nge ntago mvuze ngo Trump kuba yabihagaritse ntago ari nge wamugira inama yo kubihagarika ariko birambabaza iyo mbonye umunyafrika umeze nkaho ashaka gupfukamira Trump tubabarire tutaje muri Amerika isi yarangira no n'ubu ngubu ndi kubivuga gutya ejo mu gitondo nshatse kujya muri Amerika najyayo pfa kuba mfite ikinjyanayo ngiye gukorayo business runaka ntago yambuza kuko biba biri mu nyungu ze ntazagira umuntu ukubeshya Trump sendabwira ngo iki rero biranavuga ngo green card biri mu nyungu z'abati irahaha nyine hari abantu iteka we atekereza mu nyungu ze hari abantu nyine avuga ati ngewe mbonye amafaranga pfa kuba nyabona ariko ari byo mwana mureke twubaka ibihugu byacu mureke twubaka ibihugu byacu ugenda agiye guhaha namara guhaha kandi agaruke yubaka igihugu cye icyakora nubona investment uyikozeyo amafaranga yakimultiply kurenza uko wayikora hano think like a businessman ntago ndi kukubwire ngo nanone ngo vayo hano kukubona inyungu ntuze hano kubera ko donc sindi wa muntu kugira ngo shora hatunguka ngo nukari wanyu ishora mari ni shora mari ariko nanone ntuwabura gushora iwanyu hunguka ngo kubera ngo aho handi so iyo mitekerereze sinyishyigikiye umunsi sinzigira nyishyigikira yego Mutaba reka twiruke tujye muri Uganda ufite imyaka 40 wavutse 8 gatandatu wavutse navutse Museveni afashe ubutegetsi
ungana n'ingoma ya Museveni. Ubwo se umugize ibyaha akazayivara uko mpfuye kandi ntiko nateganya gupfa vuba. Ngamba ikibazo cyawe. Ufite imyaka 40 ungana n'ingoma ya Museveni. Uyu munsi habaye amatora muri Uganda, na amatora ubona yuko yavugishije benshi, by'umwihariko nabo muri Uganda nabo mu karere muri rusange bafite ubwoba yuko muri Uganda hashobora kuba amatora ariko akazakurikirwa n'imyigaragambyo nk'iyo twabonye Kenya, imyigaragambyo twabonye Tanzania. Uyu munsi yitwa Bobi Wine cyangwa se Kyagulanyi, nawe ari mu bantu bakunzwe muri Uganda n'urubyiruko rwa Uganda. Ni amatora avuze iki kuri Kaguta cyangwa se kuri Yoweri Kaguta Museveni? Urabona uko Museveni ari kwitwara ariko yagakwiye kuba ari kwitwara uyu munsi? Umuntu yobe imyaka 40 urumva wawe kimwigishwa yitwara se, ukaba yaritwaye iyo myaka yose kandi bikabyara umusaruro mwiza ku gihugu, ari nayo mpamvu agihabwa icyizere, ntago buke akiriho guhabwa amasomo. Reka nsome ibyo nasubije Swari Doswakimu kuri Twitter yanditse ati zinduka tuzemo tubiri amatora muri Uganda, uvuga iki kuko President Museveni w'imyaka 81 kandi umaze imyaka 40 ku butegetsi ashaka n'imanda. Ati se Bobi Wine urabona noneho amushobora. Nanditse musubiza ndavuga ngo Hu Jintao yamazeho igihe gito mu Bushinwa, ariko amaze kweguzwa no gusimbuzwa Xi Jinping w'igifaru nta winubira ko atinzeho, yamaraho n'indi myaka 30 buriya Xi Jinping yamaraho n'indi myaka senkane. So does Baba wa Taifa of Uganda Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Ugandans are voting between peace and prosperity versus total chaos, stupidity and vulgarity. Imyaka 40 si ikibazo, nibabona undi wamurusha bazamutora. Kugeza ubu ntawe. Bobi Wine wowe umufata ute? Bobi Wine ari kwiyamamariza kuba president muri Uganda kandi ukabona yuko ashyigikiwe n'urubyiruko. Ese koko bariya abari kumwe nabo ni nkuko Museveni yabivuze, ni mayibo batora ku muhanda? Muri message yanjye ntabwo nananzi ko Museveni yakoresheje iryo jambo, ariko se urumva ntabishyizemo vulgarity and stupidity. Ntago nshaka kwibasira wari wese. Hari ibintu ntajya nemera. Nkuko ntemera kujya mu gihugu cy'amahanga umeze nkaho batanagushaka ubisudiraho ubipendezaho. Injira kwa Trump ureza gatuza umubwira uti nje kuko munkeneye turakeneranye. Nje guhaha muri Amerika nkuko bene wanyu bahaha mu Rwanda. If you don't want me, I stay into my place. Cyase ndajya guhahira hande cyangwa ndajya kubaka izindi societe. Kuko ndi kuza kuko nje kubaka societe, kuko mbona ko harimo n'inyugu ku gihugu cyanjye. My loyalty goes to my country. So nkuko nibyo ntabyemera n'iki ntemera. Ibi bintu bya Gen Z yirwa mu mihanda bameze nk'abasazi, ntago nyambyemera. Kankubaza, iyo ubona Bobi Wine ukamureba mu maso, ubona yari yanasobanukirwa kuba umudepite cyari cyo? Tuve ku president, kuko president no kujya muri executive, no kuba the head of the executive. Kandi uzi ko muri Afrika president bari umuntu munini bitandukanye no muri Amerika. Realite turimo tujye tuyemera ukiri. Muri Afrika president by'umwihariko mu Bugande, president cyavuze abari nk'icyumwami avuze. Nuza n'umuntu rero umeze nk'ari ku experimentinga cyari kubyigiraho cyangwa ari ku hari ibintu itabi ryamubwiye ko yashobora. No, ntago hano muri Afrika that's chaos. Ntayobora itabi. Nukuvuga ngo tugaragarize proven records mu buryo bwa executive wayoboye he, ubikora ute? Rero ijambo urikumbwira ngo Bobi Wine mubonane, reka njewe niyambura ayo magambo bamungana we ngayo sa magambo yanjye. Imvugo ya jihad ndayivuze ndamwibuka. Muhayise Karameni uri mugereho. Ayo sa magambo yanjye na magambo ya Trump. Baramubajije ngo ko wateruye umuntu bita Maduro, Venezuela, ugiye kuyiha Machado ko afite Prix Nobel kandi nawe ukaba warayihize warayibuze. Avuga ati Machado n'umwana mwiza ariko ntago ari respected mu nzego
ziyoboye imbere muri Venezuela. Icyo gisubizo rero nicyo mbona kuri Bobi Wine. Bobi Wine ntabwo ari respected n'inzego za gisirikare za Uganda, ntabwo ari respected n'inzego z'igipolisi cya Uganda, ntabwo ari respected n'inzego z'ubutasi bwa Uganda, ntabwo ari respected n'abatayikunizi ba Uganda, abakire billions. Uganda manzi igira umumiliyarderi $, billionaire in dollars. Uwo muntu batakuri inyuma arashaka kuyobora kwande wowe. Reba ko na Trump abakeneye yuko Elon Musk amujya inyuma. Zuckerberg nawe muri aya matora yari yamugiye inyuma cyangwa se half yari yamuvinze. Abandi baba Netrek bari basanzwe bamurwanya. Nko kuvuga iki? Kuyobora igihugu wananiwe no kuba umudepite mwiza. Oya ndabanza nkubaze. Bobi Wine ubona yarigeze abasha kudukonvenka ko ari umudepite mwiza? Prove it. Muri politiki ibyo akora biragaragara. Uretse ngo nshyira abantu mu mihanda wapi biriya biragaragaza nkaho ari umusani mwiza, kandi ntabwo uri kwiyamamariza kuyobora abasani no kuyobora umuziki no gukora no kugira ngo wenda utsinde amatora bajye gukoreshereza indirimbo wenda muri studio ya record ya mbere muri Amerika. No, ntabwo ari cyo kwiyamamariza. Kuvuga iki? Umunsi uzaba ufite mu nzego z'ubutasi abakoloneli n'abajenerali 3 bari inyuma yawe, ukaba ufite mu ministry 10 bavuga ati nyamaze Bobi Wine tubona afite maturity yo kuba yabyimba igihugu, ukaba ufitemo abasenateri 20, abadepite 30, bamwe bo mu ishyaka rya abandi batari bo mu ishyaka rya, ariko who respect you? Ese ikindi kibazo ko mu buryo bwa executive nta kintu kimwe urayobora, ubu koko uragira ngo bigende bite? Mu buryo bwa executive you have no experience, no record, tu n'as jamais gouverné. Kabiri, nta muntu numwe ukure inyuma. Gatatu, abantu muri kumwe nawe ujye ubareba, n'abana avuga ati muri NRM sinabonamo umwanya ngo mbe depite, kandi abadepite ari abaye amafaranga menshi mu Uganda, barishiringi miliyoni 10 na zinga, ariko ni menshi pe. Yashyize mu Nyarwanda ubona yuko akubye nka kabiri ayo mudepite wo mu Rwanda cya gatatu. Noneho wa muntu akabangure kanjemo hariya kabiri. Hari abantu babona hari ibintu ngo bashaka mu gihugu, hari abantu bumva ko Uganda cyangwa u Rwanda byaba Amerika kubera ko gusaba igaragambije, kubera ko ngo bisabaganyije. Uzi ikizaba kubwira? Uzumva umuntu avuga ngo perezida uri hatinzeho. Ikibazo ufite nuko umuntu amaze imyaka cyangwa ibyo ari gukora ufite umuntu ubona yakora ibitanga umusaruro ubiruta. Ngo ntago ngabuza abandi babikora, show me one. Ngo yanyine ngoro ya show me one. Wimbwira gusa muri no va kuri teori banga amazeho imyaka. Twebwe dutora umuntu waduha ibyiza biruta iby'abandi basigaye. Mu Rwanda turi kubona Paul Kagame, muri Uganda bari kubona Museveni. Garagaza undi. Kabiri, nimba ushoboye system ya kujya. Arabantu bakunda kuzana utwo duteori kuri president muri Afrika, ntukaza mu two duteori. 1, nimba ushoboye biroroshye, inzego z'ubutasi zirakujya inyuma. Kabiri, inzego z'igisirikare zikujya inyuma. Gatatu, inzego za politike zikujya inyuma. Ku buryo buri gice cy'abanyarwanda umwinfluencer wacyo, subize ko mu bakiga bavuga ati Gatabazi, hari nk'abantu nka 5 bavuga bati umunyabuzare witu wanyuka buriya ntibazakubeshye. Buri cluster y'abanyagihugu igira umuntu iba yibonamo umeze nk'aho hari ijwi ryabo. Ijwi ry'abahanzi rikwibonemo, ijwi ry'abamotari rikwibonemo, ijwi ry'abasirikare rikwibonemo, ijwi ry'abapolisi rikwibonemo. Iyo udafite support mu gihugu ukanyemeza yuko ngo waba alternative y'impinduka ngo z'ururyohererane ngo zagatangaza, chayo ni nka ya politike ngo yumvikanira mu rutirigo ngo shaya barafinda. Donc ubwo nyine nimba baje ngo Bobi Wine mubona gute? Urumva ko nagusubije. Donc mubona nk'umuntu w'icyokere ushyushya abaganda akabemeza yuko yaba president, ngo yaba president ngo kandi mwiza. Ndaguha urugero, yiyamariza kubiki
Museveni utinzeho munisi ubwiyo ni projet politique abanyarwanda abaganda si ibyo bintu babirya ariko ntabwo uri kuvuga uti ibishyimbo Uganda isarura nge natuma dusarura inshuro 8 zabyo. Ibijyanye n'imihanda ntabwo uri kugaragaza icyo warusha mu buryo bwo kuderivaringa kuba uri mutoya ubwabyo ntabwo twabirya my dear, ahubwo ni gute umusaza akurusha kuderivaringa. We kuba uri mutoya twereke icyo wakora, ayo mahirwe nayo yabonye kugira ngo akibe uko wagikora. Ntabwo ari uko bikora ku mwanya wa perezida. Reka mwereke Perezida Paul Kagame yabohoye Uganda ku bwa Museveni. Iyo ni record. Ni umuntu ugira icyo akurikira akakigeraho. Ayobora ubutasi. Hari impamvu Museveni yamuhaye kuyobora ubutasi ntabiha abandi bagande bari bahari, akabimuha bizi neza yuko we na Gisa Fred ari abanyarwanda. Gusa abanyarwanda bambuye ubwenegihugu bw'u Rwanda mu itegeko nshinga ryagiyeho muri 1933 ngo umuntu utari uhari independence iba ngo ya 32 ngo nta butaka afite mu Rwanda si n'umunyarwanda, babizi ko batwikiye abantu 59 bakabamenesha. So ayoboye ubutasi abuyobora neza. Ku muntu utabizi, ubutasi buba muri branch executive. Kabiri, iyo ubuyoboye neza igihugu ntikigira ibibazo, uburi inyamibwa uburi gitangaza. Bayoboye urugamba rwo kubora igihugu. Noneho uwo muntu wundi ushaka kuba alternative nawe natwereke records ze. Amaze kuyobora urugamba rwo kubora igihugu abuza kwihorera. Byarashoboka ko yashobora kuyobora urugamba rwo kubora igihugu ariko bikarangira bihoreye. Ibyo ngibyo arabibuza. Barabohoje n'inzu yo mu Rwanda irimo mu majoro. Uwo mu majoro ahagaritse muzehe wanjye atitira musaba imbabazi ati muzehe bambwiye ko inzari yawe wambabarira ukamisi 5. Habaye iki? Baza kumbwira ati buri umugabo bita Pisi, tugiye bari bakimwita Pisi nyine. Ntago bari bakamu yarakiri umusirikare ikindi uribuka ko icyo gihe yari ministeri w'ingabo, urumva ko yari full kabisa, yari full military. Baramutinyaga byatara bagati Pisi yabahaye iminsi none yayirengeje. Buriya niyo mpamvu ari kwinginga. Uramutsu urekaramye bikagera kwa Pisi kwa muzehe byabakoraho. So rero uyu ni umugabo ufite ibikorwa, ufite experience mu kuyobora ibihugu, ufite respect muri system igiye kuyobora. Ariko Caguranya aravuga ati ubwo Museveni yiyamarizaga kuba vice president na ministre w'ingabo imyaka 6. Pastor Bizimungu yegujwe ayobora imyaka 3 yari isigaye y'inzibacyuho, nono anayiyobora neza. Muri 2023 nibwo twamutoye bwa mbere, turi kumutora dushingiye ku byo yakoze. Kuba perezida bashingira ku byo wakoze ntago bashingira ku byo ubabwira ko cyangwa se ubwonko bwawe bikwemeza ko wakora. Ndago urugero, singuga ko cyahita ngiye kugurisha kopi miliyoni, nagurisha kopi miliyoni no. Biravuze rero ngo ngiye kwiyamariza kuba perezida nshaka gushyiramo iyi record yuko ngo nzacuruza ibitabo miliyoni. Bambaza oya twereka ahubwo aho wacuruje kopi miliyoni, naho ibyo tubwira uteganya gukora ntago ibyo bikora ku mwanya wa perezida, by'umwihariko mu perezida wa Afurika. Ugaragaza nayoboyeho ONG yitwa gutya, nayoboye gutya, dore nayoboyeho societe wenda yitwa SP mu Rwanda, nyiyobora gutya, dore nabayeho ambassador w'u Rwanda muri iki gihugu, dore nabikoze gutya, dore ukagaragaza track record ya profile yawe. Kabiri ariko ibyo ntibihagije, twereke uburyo ufite respect mu nzego ziyoboye igihugu. Igihugu ntabwo kiyoborwa n'umuntu umwe, kiyoborwa n'inzego. None Cyaguranye ni irihe tegeko, niwe mushinga w'itegeko wakozwe muri Uganda umuturutseho ukaba atarikoje iki gitekerezo cyahinduye ubuzima bw'abanya-Uganda? None uracyastrogoringa no kuba member of parliament muzima ugaragaza igihagararo, uko bangurisha kuyobora igihugu bise bibaho mu gihe batamuhaye amahirwe abafite nta muntu ugwa amahirwe yo kuza kubyigiraho. Ntago bigira kuba perezida, ntago babyigiraho. You don't experiment on being a president. Sinuretse ko Kagame aza kuyobora atari ku experimentinga kuyobora, yari afite ahantu yayoboye in an executive way. Hari umuntu utarumva kuyobora urugamba ni iki, ntago nyine abizi, ariko kuyobora ikintu mu buryo buri executive. Kabiri, ufite system cyangwa se muri system igiye kuyobora, the majority agree with you, they respect you, byaba na ngombwa they fear you. Muri Afrika akantu ko gutinya karakenewe.
nibe nyambwira abantu bakamwanga ariko ngo urumva ngo mu Rwanda ngo babujije abantu kujya kuri liste y'itora bande babarafinda bayengere Victoire biroroshye cyane. Ninde muntu mu Rwanda mu nzego ziyoboye mu Rwanda utinya Victoire? Mumunyereke, show me one. Usikona na gitifu akagara umutinya. Ariko buriya Trump urabizi ko hari manda yatsinzwe akazagaruka. Buriya kuva muri 2020 hariho Biden kugera muri 2024 hari abantu bayobora wenda b'abasherifu batinyaga Trump bakanabibwira president bakatinya Trump kandi Trump atari ku mwanya w'upresident. Donc yari afite respect within the system, wenda si kuri bose ariko kuri bamwe n'ikimenyimenyi ajya kwiyamamaza yahawe endorsements. Reka nkubwire, umuntu uyobora ubutasi wari umuntu ukomeye kandi abayobora urwego rumwemera ko yakora ikintu rimwe na rimwe akajisha president ntanakimenye. Kamwe nimba ayobora urwego rw'ubutasi afite iyo profile. Ubu Victoire yahamagara umuntu uyoboye ubutasi bwa gisirikare mu Rwanda cyangwa ubwa gisivile cyangwa uwari wese mu butasi ati dukorana ka meeting karabwenge karakwe akabyemera. None se ukaba ushaka kuyobora igihugu gute? Ariko ngambo tuvuge ko natsinze bakagushyira hariya, wahamagara umuntu w'ubutasi akavuga ati ka hambirwe ntahonza wanjishiwe ubundi wageze kuri uwo mwanya ute? Kubera iki? Aravuga ati ngewe mbishatse ejo mu gitondo nabana gukweho wangegeraho. No, ntago ufite iyo power. Politics kuba president no it's about power. Tubwira ngo uzikuririmba ngo uzikumubiriza urubyiruko ngo rwanyweye kore ngo rukakwiruka inyuma. That is not how things work. Please. So rero ngo Bobi Wine mubana ngute nimubana nk'umuntu utanazi kwebora igihugu cyari cyo. Ntagazi the cost. Ntagazi ikiguzi bitwara kugira amacado nyine wumva yayobora Venezuela kubera ko ngafite prix Nobel. None se uzayobora Venezuela kubera iki? Kubera ko because you are cute, because you are a nice woman. Kubera ko uri umugore umwana mwiza. Really? Donc ngutorora ivi gitwara tuyobore. Niba teranya bimata bizagenda gute? Nyine uzaza kuri umwana mwiza ushyiremo ibitenge uvuge. Nyoko hambirwa wapi ntago ibyo bintu ngiye wabinzanaho ukareka reka nkubwire nani ngufitemo ka respect utarabwira kushaka kuba president wanje none gushaka kuba president utabishoboye rero no gushaka kuba president gushaka kuba president utabishoboye ubwabyo ni icyaha. If possible you deserve to die. Gushaka no muri Afrika gushaka guhirimbanira kuba president utabishoboye. Reka wenda sina gusona gute. Mutazimwe ngo ndi umuhanga ngo zikuvuga niyo nono byarangira abanyarwanda mwese muze ngo murankunda cyane ngo mubona ese ubundi ubwo buhanga nabanje gakora societe nka Elon Musk. Kuburyo muvuga muteshatu mutoye ubwo yubatse societe nka Elon Musk sha yahita zana Silicon Valley muri Kigali. Shaka mwagiye mureka ibintu mwana. Mwagiye mureka ibintu wenda ugasonza ariko gasonza ujya mu bindi. Akazi kabo Victoire batigeze bashaka no kuba abadepite. Barabibonye ko batigeze bashaka no kuba abadepite mu Rwanda. Ntago bigize ariko urumva uyu muntu kabiri. Nigigeze ashaka kugira koperative idodo turibaya ngwazane ibyarahani igihumbi mu gihugu atubwire shanga FPR yambuje kwinyiza ibyarahani igihumbi shango nashaka guteza imbere abagore bo mu cyaro. Ahubwo icyo ashoboye ngo nukwandika muri CNN opinion, BBC opinion, yigize igitangaza yigize nk'inori rwaye gisebe kwikira imbere nk'inori rwaye gisebe. Si nubango banzi yobare koperative mu nkunda mahoro utwereke uti koperative nayifashe from scratch ubifite agaciro ka miliyari y'idolari, ubifite agaciro ka miliyoni 400 z'idolari. Kandi ibyo nabikoze ntari president. Kabiri ariko sinshaka gutangirira hejuru. I want to be a mayor. Gatatu biragusaba gukora compromise na FPR. Twereke nyine kuri umunyapolitike kuryo ukorana compromise nabo bakanumva bifatika gukorana nawe compromise. Compromise. Then ube mayor. Tuzi imyaka 15 bro. Uri mayor. Noneho ugenda ukonvinsinga abantu mu nzego icyo twita deep state kuri an alternative. Ngenguru umva ikintu cyaguranye iyamarizaho
nyine cyagura nyimubona nka Victoire wo mu Uganda kugira ngo nkubwira uko mbibona nyine cyagura nyine nka Victoire wo mu Uganda ubwo ni umugabo w'umuvigitwari ubifata ushaka Imana imaze iminsi ngo ninjya muri Uganda bazandiha ubu sindi kwikoraho singiri kubyikororera umva rero cyagura nyiyamamariza ngo Museveni atinzeho se barabirya ibyo Museveni nawe yarabivuze iyamamarize ku cyo wakora kiruta icyo Museveni yakoze n'ibyo ko yatinzeho ibyo ntago ari projet politique ntacyo bifasha twifitiye ibindi bibazo bwana ikindi yamarizaho ngo urabona ngo NRM ngo bica abantu buretse gatoya bica abantu bakoze iki bajya mu isoko bagafata umuntu bakamwica okay none se nimba yifatanyije na Joseph Kony wa Road Resistance Army bakamucura kuramo inzara kamukanda neza bakayameneramo nibyo uri kuvuga cyangwa uri kutubwira ubundi ikibazo ni kimwe bajya ku muhanda bakirwa bica abaturage oya barinda umutekano wa Uganda wowe mu buryo ububona bagombye kuba babareka nyine mugasenya Uganda bakabareka mugateza umutekano muke bakabareka abo nibo bafata bakagira gute bakabacura ahubwo ndi kumva uri kubaha amanota yo ko bakwiye gutorwa ngo gikira ko bari kundakarira nkubura muce uza kwiyamazwa ngo ngiye rero ngiye ndashaka ko mungira president ariko ngo karite yanjye ya mbere ngo nukuri ngo niyo mbonye bari kwica inkoko ngo ndabangamirwa ngo kureba amaraso bikambangamira ngo sinakica umuntu muvandi nazagucunga shaka inkoni nkayigukubita ribu tukarwana nazakunoba oye ndende muri mutabaza nyine ujuka bango ngewe ngo karite yanjye uko ntakica umuntu kurinda igihugu bibisaba rimwe namwe kumena amaraso none uri kumbwa ko karite yawe ari kutabishobora wagiye mu gipadiri no wagiye mu gipadiri ko we ntunashoboye kujya ku burinzi bwa RDF you can't kill somebody even to protect the country so you are disqualified yes none se uri kubyita karite yo muri Afrika uvuze ngo impamvu ngo tugomba kurwanya bakana kadiyari killing people mitavuga naho ubwo abo ngabo barashoboyesha abanyafrika ntago wabashobora utabakizemo ferabeto oya Burundi bo ntago bazi kuyobora oya genda gakeya ngewe mvuga ibintu ntekereza nanone biriya by'Uburundi byo birarengereye sinzi muri kunyumva biriya byo birarengereye ko none nubwo ugomba kurinda societe ntago uzavuga ngo uri kurinda societe ushaka kwica societe yose sinagwese kumba ko ufite respect mu baturage ufite respect no mu nzego oya biratandukanye nuko nafite umwanya kubigusobanurira ndashaka ko tuzakora ikiganiro tuvuga ku Burundi kubiri kubera i Burundi as soon as possible akoze twakora ikiganiro i Bujumbura batwicira kuja ubwengero cyawe ufite nagize ngo ntago buri mu gato tumanukesha ariko by the way uretse abaturage ari no wakagara ngo nawe bagurukanye ariko ibyo sinda byinjira icyo cyakubwira ni gute wiyamamariza kuba president uvuga ngo they are killing us stop killing what icyambere bakuretse kujya mu muhanda mukirwa mwirukanka kabiri murajya mu maduka mukayasenya vandalism mukangiza gatatu ushinja Museveni ubwicanyi nta wigeze aza kubikuryoza ko ndi kubona nafite freedom of speech ukaba uri mu nteko ufitemo abadepite umwe babiri batatu 10 ishyaka ryawe rifitemo abantu ukaba uri kwiyamamaza ufunga imihanda seriously uretse kuba ibyo byose kuba ufite ntacyo wabikoresheje mu nyungu z'abanyayuganda mu byukuri bakugerekeho kukugira president donc wahawe access yo kuba umudepite abo bahungu bitwa Genizi baraza baruzura baragutora nubwo nabo bari kugutora batazi icyo uzabamarira ejo bundi bashobora kugaruka mu muhanda bavuga ati twarayo abatoye William Ruto se wagiye mu muhanda bakavuga ati naveho nabambwe tora umuntu uzagukorera ibikorwa impinduka ukazibona no gusanga batoye Samia Suluhu ari nabo bandi bundi basubiye ngewe mperutse gukora projet yitegeko rigomba gutorwa n'inteko z'ibihugu bya Afrika bizabyemera of course nayijyaye mu nteko dufata abagabo n'abasore bashaka kujyana abakobwa muri logi bishyure dubure ayo barengejeho tuyafashisha urubyiruko rwitenure rwiteza imbere buri munyarwanda rarariye
byibuza Cyaguranye wamubonanye projet nk'iyo, none akavuga ati njye nazanye iyo projet mu nteko banga kuyitora, kandi niyo ndi mu mihanda nirukanka niyo projet mbashyize imbere, ariko urashyira imbere ngo Museveni naveho. Is that a project? That is not even a legislative project law, project of law. That's not even a political project. Museveni naveho ntabwo ari projet politique, nta nubwo bigarantse iterambere. None se ni gute ushobora kumbwira yuko Museveni asobanura iki? Ni baba wa taifa ya Uganda, ni nka mwari mu Julius Nyerere muri Tanzania. Asobanuye iki? Peace and prosperity. Mu myaka 40 nta ntambara yabaye ku butaka bwa Uganda, uretse wenda Joseph Konuza agapfomfo zakiruka. None ugashaka gufata uwo mugabo ngo impamvu ushaka avaho gusa nuko ngo afite imyaka myinshi. Nawe nimba ari imyaka mike y'urata ufite 43, hari abakurusha kugira 38. Ninze ni cyo cyafite mu myaka mike, none bisigaye kugira imyaka mike ari qualification. Ariko na Museveni ajya gufata ubutegetsi 8-6, nawe iyo turi farakoshera avuga ati ikintu cyica ubuyobozi bwa Afurika nuko abayobozi bajya bakamaraho igihe kinini. Uyu munsi ufite imyaka 40, wavutse Museveni ari ku butegetsi, uyu munsi ugize 40 akiri ku butegetsi, nawe nicyo avuga. Tekereza ko icyo nishimiye ari uko yava ku butegetsi ngo abeho Cyaguranye, Uganda itimenekamo amaraso ya miliyoni 7 z'Abagande. Donc byanezeza kuko gusata kibo Museveni. Uyu munsi urabona amatora narangira aza. Byanezeza yuko Cyaguranye agiyeho, none n'abaturage baryaga baburi ibyo barya. Uganda yahingaga za mubende ikanagaburira n'abaturanyi, igatangira gusabiriza ibyo kurya. None icyo nshaka nicyo nahitamo, dutora umuntu kashoboye kuyobora igihugu entre, ntago dutora umuntu kari muto, kuko no hasi ya Robert Cyaguranye hari abandi bamurusha kuba bato, no munsi y'abamurusha kuba bato abandi babarusha kuba bato, kugeza kubavutse uyu munsi. Ntago dutorera abantu ko bafite imyaka mike. Kuba rero ngo Museveni yavuze yuko ikibazo cya Afurika ari abayobozi batindaho, umuntu yaravuze ngo love is blind, undi aramubwira ngo but marriage is an eye opener. Nyine ukijya ku butegetsi hari igihe uba wibwira yuko kumara imyaka mande ebyiri z'imyaka 15 ngo byaba ari igisubizo, kugeza umaze kugera muri realite no mu mutima w'ikibazo ukabona ko atari cyo gikenewe. Kabiri, system muyoboranye nimbi kubwira ngo niwe ugikenewe, urayibwira se ngo ndanze ndirutse. Urabona nyuma y'amatora ari buze gukurikira iki? Cyaguranye nkuko bivuga yumvikanishije ndetse ntaginga Cyaguranye kuri Twitter ndamugani uze ngo projet nakabaye nkugurisha $100 nyigwera ubuntu, nimba wabasha kubuza abantu bawe kujya mu mihanda ko nibajya mu mihanda Museveni arabagira gute? Si yakuye internet se arakora akazi nyine. Erega igituma abantu bamugiramo icyizere nuko abishoboye nyine. Nukuvuga ngo uyu munsi yakuye internet ya Uganda, ufata abantu agakabutura kagafata karukuntu muri primaire bagufata agakabutura bakagutsibura, nariko kaburi kubatsibuza fera beto. Byo twubatse mwe murashaka kubisenya sha. Nawe urumva umuntu nawe afite kuyobora abantu 100 bahaze itabi babuze umutekano Abagande miliyoni 40 zinga. Uganda ifite abaturage miliyoni 40. Ibintu biri gukorwa muri Uganda nimba biri mu mucyo, kuki bakwe internet gutorwa ni miliyoni 21 magana. Nyine kuki bakwe abaturage miliyoni 47 mu Uganda. Reba rero ko abantu 500 ngo bagiye mu mihanda bambaye amagofero, ariko reka nkubaze. Nyine Museveni yagiye mu ishyamba, isasu barari murasara arizi yo rishyushye uko rimera, wori kwambara ingofero z'imituku yigize indwanyi. Kweri banze ujye kurwana na Koni cyangwa ujye kurwana na ADF muri Kongo, nebyo kwambara ingofero wigize indwanyi. Wewe uri gukura internet. Ubu nicyo kintu kiri kugaragaza ko muri Uganda ari gukorwa ibintu bya hatari cyangwa byiza, cyangwa no kugaragaza iyo ushaka kwambara ibintu wigize nkaho uri soja ariko utari soja for iyo uraza ukabaza kiramana uti ibintu bibyara views gute, ugakora comedy. Nyine ndi kukubaza uri kubikwepa gukura internet byo kwigira nkaho uri soja utari soja. Uzi ko General Mugisha Muntu, umva se General Mugisha Muntu yari full general, 4-star general, yarwanye urugamba rwo kubora igihugu. Uyu munsi ari muri opposition kandi nawe ari kuri ballot, ariko ntago ajyaza yiyambitse ingofero yazihengetse. What is that? Uri gushaka kwigira general kugumura urubyiruko rushonje rutazi bipfa n'ibikira, rudafite
itafari na rimwe rushyira ku bukungu bwa Uganda cyangwa se ibyo rwubaka biri nyene. Reka nkubwire, mu bantu birukanka mu muhanda warabona abadokiteri, mu bantu birukanka uretse aba bashaka imyanya y'ubudepite, mu bantu birukanka mu muhanda warabona abatayikuni bakire. Donc nimba bakwiruka inyuma batarimo abantu bagize inkingi za mwamba z'igihugu mu mafaranga, aba-entrepreneur cyangwa se abatayikuni, muri politike, mu gisirikare, mu butasi, muri polisi no muri community, les chefs coutumiers, ba bantu nyine bubashywe muri societe, abo bose bakaba batari kwiruka inyuma. Ukiruka inyuma na ba bantu batazi igihugu icyari cyo. Ndagwa nk'urugero, ni nkuko wamfata mu by'ukuri reka nkubwire, nta n'abakinnyi batatu nakugiraho muri Arsenal. None reba rero mvuze ngo Arsenal ngo ndayikunda, ngo noneho ngo Arsenal ngo Arsene ngari kutwicira ikipe, ngo yagomba kwatakisha Kamavinga, kandi Kamavinga ashobora ko ari nko muri Real Madrid. Donc football si ibintu byanjye. Abamutabazi batazi football ibihumbi 10 bigaragambije muhanda ngo Arsene Wenger niba mwirukane muri Arsenal, ariko ndabizi ko atari ukirimo, nuko gusa izina ry'uro sindize. Donc bamwirukane muri Arsenal, wabigereranya no kuba Thierry Henry wayikinyemo n'abandi bafite profile nk'iya Thierry Henry bazi football bashyira amamiliyoni y'amadolari muri Arsenal, kuba bakicara bakaba bati coach turikubona atari gutanga umusaruro. Wabigereranya Museveni ashyigikiwe na ba Thierry Henry ba Uganda, tubibaze nk'ari football. Noneho Cyaguranye ashyigikiwe na ba Mutabazi Kabarara Maurice bo mu Uganda, tubibaze nka football. Ya nta hano bihuri, tubikoreho ikiganiro tuvuge. Nakubajije kubera iki nimba Museveni yumva yuko ibyo ari gukora kandi arabiki kiboko narara harya ni wa muntu wo muri Uganda yavuze ngo baragukubeta ngo kiboko fungane ngo nyakisa baramukubita inkoni zafunga break. Uganda agiye kurikira inkoni zafunga break. Gukura internet ni icyemezo cyiza ku buyobozi bwa Uganda. Ese gukura internet ariko Museveni ari bukubita abagande, ari bukubita injiji nyine kuki yakora internet kandi bazi yuko ibintu bari gukora binyuze mu mucyo, ubuyobozi bunyuze mu mucyo, kubera iki internet yavuyo? Hari umuntu wabyibaza gutyo? Iwanyu mama wawe ko yajyaga kufura ibyaha akabijyana mu gikari, kuki atabijyanaga muri salo no kwirembo? Nuko yabaga avuga ati nabyibye, byabaga ari ibye. Ngo nuko kuvuga ngo kwica umuntu we ntago ari kwica. Hari navuze ko agiye kwica se, navuze ko agiye gukosora injiji. Abagande bahisemo, people decide. Injiji zirazinduka ziti turabisenya. Abari butore Bobi Wine ari injiji. Kubera iki wumva yuko abari butore Bobi Wine ari injiji? Ntago navuze bamutoye. Cyangwa se kucyumva ko abandi ari one. Reka ngusubize. Bobi Wine yatoye n'amajwi angahe ubushize? 35%. Ushaka utayazi 35%, 36% menshi na no Kiza Besigye ntago yigeze arenza atatu angahe. Kiza Besigye manza atararengeje 3. Uriya amama Mbabazi yabonye rimwe nimba atari 0 n'ibice, kandi yarabaye SG NRA mu myaka myinshi, yarabaye na ministeri w'ingabo muri NRA. Donc bamaze gufata igihugu. Umva icyo nshaka kubwira, 35% y'abantu miliyoni 21 urumva ari kangahe? Nyine fata ni miliyoni 6 zirenga. None se mu muhanda barimo miliyoni 6? Abamutoye bakabona yatsinzwe ariko bafungutse mu bitekerezo by'ibizafite agatekerezo, bigira mu kazo kati nyine muri demokarasi uratsindwa ukabyakira. Ariko injiji ubwo utekereza ko muri abo bamutoye muri miliyoni 6 nkuko wabimbwiye, injiji 2,000 cyangwa 3 muri za miliyoni 6 zamutoye zikazindukira mu muhanda. Museveni agafata fera betakuba ati rero mufata kabuno banyafuresha banyafuze fera betariko kugira ngo mumenye ko ibi bintu twabyubatse bituvunnye, nta nubwo twabareka ngo mu bisenye. Nimba mushaka kwigira basojyaze mufata inzira y'ishyamba mu buhora igihugu wenda ubwo kiraboshye. Ntago nkunda ibintu by'abajene bashaka kwigira nk'abasirikare kandi ari bo banyabwoba rwimbi dutunze. Mutaba ndumva twana baragonga bakiruka bajya kubafunga ngo bakajya za Uganda. Aba bajene bashaka kwigira tough inyuma ariko imbere bari weak. Ibyo bintu bagashaka kubizabivana mu miziki bakanabizana ku buzima bw'igihugu.
my dear, hari ijambo His Excellency yavuze 2017 tumutora, yaravuze ngo it is the matter of death and life. Ibintu byo kuyobora igihugu muri Africa is the matter of death and life. Wiza kubikiniramo, don't play games. Ikindi ntimukarwanye abababa wa taifa, mutegeze babanze bagende. Pia bintu bya Bobi Wine bategereze uzasimbura Museveni bazajya bamwikoraho. Ariko Museveni baba wa taifa mu Rwanda, mutegereze His Excellency agende, ariko we ni baba wa taifa. Nyuma yaho, nyuma y'imyaka 30 nyuma ye, I don't know, ibintu bigenda bihinduka maybe. Ariko nabwo umuntu uzabikora adafite support in the system, bazafate Ferabeto, bafata umurundi atari ko usha bit wariye bati niko kushaka gusenya u Rwanda wararwubatse wowe. No, nta muntu numwe mutasi gushyigikiye, nta muntu numwe muri RDF gushyigikiye, nta muntu numwe muri cabinet gushyigikiye, nta numwe mu bameye gushyigikiye. Uranyigira mu biki wowe? Uravuga igihugu uranakize, ushaka kugira gute? Kuyobora kuko bimeze uzi kuvuga, ntusingurukira abantu bose rwanya u Rwanda rusha kuvuga, urababona nta wundi usha ubwenge, nta wundi usha scientifically, nta wundi usha kuvuga, nta harya ko nge ntanashaka no kuyobora akarere, wowe ujutesha fata Ferabeto ku murundi ujutesha waziki ni leta nisangirene komaho wajya ku murongo sha subire ku murongo ujye mu baturage bandi. None uvuye mageragere maze imyaka 8 uragarutse ku umuturage muzima birakunaniye. Nese ubwo nimbonane kugororwa na mageragere, harandi hantu uzi ho kugorora tugira uretse Ferabeto. Nese harandi hantu uzi twakugoroza nimba mageragere irimo inanirwa kugorora. Uretse kuba bagushakira Ferabeto, hari ikindi kintu bumva cyagushobora? Ntacyo. Mutabareka ngiye ngushye. Yewe nizera muri Ferabeto kurenza utuntu mama wararangire bwa nizera muri Ferabeto. Ego Ferabeto buriya iyo ushaka ugize ikinani ngo ntiwumva, wanze kumvira se na nyina yumvira Ferabeto. Umuntu wanze kumvira se na nyina yumvira Ferabeto. Mutabareka ngushimire, wakoze cyane kandi nzakomeza ngushake tuganire by'umwihariko ku bibazo biri Burundi. Abasirikare 500 baraturutse igisirikare, generali uyoboye ingabo nawe bivugwa yuko ashaka gukora kudeta n'ibyo bindi. Reka nshimire Karimu wamfashije kugira ngo amajwi n'amashusho bisohoke, mugende mugura igitabo cya Kabarira bakira miliyoni kandi mu Rwanda nyene 10,000 nana bakuyano kwa Emi rwose nukuri nahita ngewe nanamuhamo tarani pulsa y'injyawuro kuko niko bimera, it's business. So mbakeneye ko ntabimenya, bakeneyemo abakiriya, ariko nubwo mbakeneyemo abakiriya arancokoje mbaza ku bibazo bya Cyaguranyi, mpita ntomboka ndabivuga byose kubera ko ngiye sinda kabati kandi mana ntahagaritse ibiganiro suko ari wambujije kuvuga cyane ko ibyo vuga bitanasenya birubaka cyangwa se bikabwira injiji ngo ariko nibagiye kukubaza bategereje agakikambaza ndi kubona abana ariko mbega yiride nabinginze no kuri mungurire ndabasabye nimushaka mumbwire napfukame babifotore ariko umbe ngo ndabasabye, I beg you 5,000 harabana bari kuva Kigali bajya Uganda. Nawe mushaka kuyobora igihugu mudashoboye ahubwo muze mbaye igitabo musengere miliyoni y'idolari ni amacenda n'ubundi ntago mu bundi bubona bashaka kuyobora ni amacenda. Abana bari kujya kuva Kigali bajya Uganda, uri kubibona gute Mutara? Nyarwanda yemeye kujya bashaka kujya bande bagena muri context. Harimo abavuga ngo bahunze, abandi ngo bahunze amagambo bakoresha. Nta kintu nabivuga uketse wako ntago mbyegeze umutima cyane ko ni showbiz kandi sinyibamo. Reka mvuge ko badakomeye mu mutwe. Ni ibintu byo kugonga umupolisi ukavuga ngo reka ngo niruke bakagufata uri hafi gusohoka mu gihugu. None se abantu bose ari mageragere wagize ngo baje kubatwara batabona ko baje kubatwara. Ubundi yuri umunyagihugu uri strong ukora ibigiza itegeko, niyo baba bari kukugambana bakagutamo ukajya imbere y'uruki ukananirwa kugaragaza ukuri kwawe, winjira gereza uri umunyagihugu ugasohokamo uri umunyagihugu. Ngenze umugabo amaze kugura hoteli 2 kandi yafunzwe imyaka atari munsi y'7, ariko urumva none se katirutse nyine kubera ko abantu nakubwiye ngo kuri mikoro bigira tough, ariko in the reality they are not tough. Bereka nkubwira umuntu uri tough turamuzi ni Makenga n'abandi nkawe bakora ibintu biri tough nyine, handi uvuga uti kabisa arapambana.
nawundi we yigira tafu mu magambo ebana mu magambo kumva yigize ishyano ryose yigize igihangange bamukanga ngo baraje baragufasha akabiri gito n'ibindi nkabyo reka mvuge gutya bemereye kujyayo bemereye kugenda bemereye gukora baracyari bato nibazenguruke bakomera mu gihorihori ariko nanone icyo mbashimira reka nkoreshe ku ijambo rivuga icyo mbashimira ntawe ndabona yagezeyo ngo atuke perezida w'igihugu arwanye ubuyobozi nimba bazagerayo bagakomeza gukora ibiganiro reka mvuge muri ubu buryo gerayo gukora ibiganiro nk'ibyo wakoraga ukiri mu Rwanda n'ubundi umutima nama wakwemezaga ngo ibi byubahe ukiri mu Rwanda ubyubaha uri na hariya sindabona bapfobya genocide abo bamaze kugenda nibo ndi kuvuga niyo mpamvu rero nta bakeneka cyase ngo mvuge ngo barengereye gusa rero ngo mbivuze gutyo nzi ko rero ndi wagiyeyo hari umuntu twicaranye arambaza ariko uramuvuga y'icyo uriya muntu tipa starize niriya n'inzara mwana ariko buriya avuga buriya kintu Kigali yafite mu mutwe gusa kubigira mutwe nta kibazo ariko utangiye kubigumuza abantu bitangira kuba ikibazo fata fera beto zashoke umva icyo nshaka kubwira uwo muntu ndabyibuka namubwiye wajya nandi guhanura namubwiye uyu mupeti ntureba atangiye gutya atangiye kuri Dr Bizimana ejo azaba yuriye perezida uziko nyambwiye uwo muntu se cyangwa ntago yabikinisha ngo sha ngo n'umusaza atinya nyina muri iyi minsi title zose ziba zanditsemo Paul Kagame kandi zimwibasira mu buryo bweruye ndagiye mu ishuri afata kamera ari Uganda sino mu ijuru ari sino muri Panama ari sina hehe ari dohari ya hirya nafata Jaguar nkagerayo saa 12 mu gitondo saa 12 ndiyo butarira agafata ikiganiro ngo ariko ngo yango ibyo president ngavuga ngo kuba ngo agumaho ngo mu Rwanda ngo nuko nta wundi wabishobora donc ntiwize ariko ugiye gukora debate yo kuba Paul Kagame ari ku butegetsi akaba nta uramusimbura kuko ubutarize kwawe urumva ari rwo rwego ugezeho aba rero bajene uri kuvuga bagenda bo kuba batarajya muri uwo mujyo biramahire kandi ni ndabibashimira nababwira ngo courage as long as batajya muri yo njyana uwo ngo wadi kubabwira nyine yinjiyemo nawe ni dosa atangiye gutya azagenda yotota kwa kuri n'imbebe iry'umuhini yototera isuka yototera kuba yatuka umukuru w'igihugu yototera first family none niho yageze aho ngaho rero niho mvuga nti abo bajene bacu bagiye nibakomeze kuba abanyarwanda nibakomeze kuba patriote ibyo kuba jene ni ibintu bisanzwe abajene bo muri Amerika akunda gushyira amatatuwaje menshi abapsikologi bakunda kuvuga yuko nyine n'umuntu umujene muri ubu wifitemo psychologically ibintu biri kumusiga akiyumvamo ikintu cyo kuba MP Lebert dako kubamo akarebere gakeya bibaho ku rubyiruko bibaho ku bajene igihe cyose atararenga imirongo itukura cyangwa se igihe cyose agiye hari ariko agakomeza kubaha no kugira ibyo amenya ko ari ibiti biturirwa agakomeza kubibungabunga cyangwa se kubigendera kure aba bajene nta kibazo mureke bagende bazagaruka nese niwumvisha imvugo ya Kinyarwanda banga umuhana ajyayo ntago umuhana avayo nako umuhana avayo ntago umuhana ajyayo nese iyo mvugo baba barayivuze umujene yaje cyetse hagiye umusaza kandi n'abasaza urabizi ko bagiye bagenda ukabona babe nuko kugenda si ikibazo umunyarwanda yemeye kujya ashaka hose ikibazo umaze kugenda uri gukora ibiki kuko hari n'abagenda bagaceceka tukazamwumva nyuma ba debeni baragiye twongeye kumva acemo nk'imyaka 5 irenga donc umuntu ugenda raka agafata silence akigira mu bintu bye ntago bizigera umunyarwanda ntazigera bibuzwa ariko iyo uvuze ngo ndagiye ndashaka gukomeza kujya kuri mikoro nanone ugomba kumenya indangagaciro na za kirazira nicyo navuga kuri abajene ndanabasuhuje kandi bumve ko turabakunda nibatangira kurengera n'iryo shyano ariko ishyano ritize burya nta nubwo bari ishyano n'umwanda sawa n'uwo mwanda sawa ariko nyine abajene bacu turabashyigikiye igihe cyose batagiye muri uwo murongo bakomeze mu murongo muzima u Rwanda it's a democracy u Rwanda it's a freedom of speech
biriya none se bagize nkuryo abajene bose bagiye ibyo bavugira hariya wanabivugira hano ntugire icyubo none hari n'abantu bakunda kubeshyera u Rwanda murabeshyera u Rwanda mbamo cyangwa ntabamo mu Rwanda iyo hari icyo utumva utanemeranya nacyo hari imirongo hari imbago ariko muri izo mbago hagati rwose umuntu ari matatu akirekura ukirinda ibigize ibyaha ukirinda ibisenya n'ibigonganisha abanyarwanda cyangwa se station à la violence ibikururira urwango n'urugomo so rero abajene bagenda akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze mugende muhagarara u Rwanda neza Bosco Empire hagarara u Rwanda neza no byabone oya ni kase wese nabivuga ko ntagara byerura officially nge mvuga ibyo umuntu yiyeruriye ku munwa we ndi kuvuga kuko watara byo officialize ko ari umurongo arimo it's okay it's fine so rero ndi kumva ntacyo ikindi tujye twibuka kara abajene abajene ntagara abantu bo ko abajene ntagara abantu bo kugira ngo uba treating nkuko wa treating mutabazi w'imyaka 40 umujene w'imyaka 24 wakoreye 1000 cyangwa icyatanu kuri YouTube kamwe nawe gerageza umwumva ikindi abajene ko bahora basaba yuko YouTube mu Rwanda yahemba ubu koko muragira ngo mutazi nzaze mbwa abantu bose bayoboye urubyiruko tubirukane kuko nge sinkunda umuntu witwa nga ahagarariye abantu atabavugira at least bavugire cyangwa suzu babwire ngo narabavugiye barambwira ngo impamvu batabikora ABCD none umwe nk'abajene reka twicare turebere hamwe uburyo twa kontrekare iyo mpamvu baduhaye ni gute turi nyine turebe uburyo icyo bambwiye imbogamizi bambwiye twazikwepa n'ubundi na YouTube igahemba ese twabijyaniranya cyangwa byarekerwa uko biri ariko byibuza narabavugiye byanze ba mu busobanuro mbagaruye ubusobanuro so rero ntekereza ko ari icyo ngicyo ku rundi ruhande ariko se mwabajene ubundi nimba mutwereke namwe uruhare rwanyu ku buryo twavanga reka duhirimbane ko abajene tubafungurira YouTube igahemba kuko nabo umusanzu wabo turi kubona tukabona ari indashyikirwa so ndumva aricyo Mataba wakoze cyane Imana ikomeze kubarinda kandi mugira ibihe byiza amahirwe impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho ayo ntagucike kuko igihe niki ngo utunge diplome ihamye ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye inzira nimwe gusa gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizame cya leta gisoza amashuri yisumbuye advanced level exam nk'abakandida bigenga private candidates ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonary. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0788 19 74 48 na 0786 39 47 na 0782 75 67 utibagiwe na 0788 53 06 171. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.